Hello, nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel yacu Inkuru TV, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Nicole, tukareba imico n'imiterere igiye iranga umuntu wese w'igitsina gore witwa izina rya Nicole. Nongera rero kubaha ikaze, mpa n'ikaze abashyashya bageze kuri iyi channel uyu munsi, basaba gukora like ku biganiro byacu, abashyashya bagakanda ku nzogera kugira ngo uko tuzajya dusohora ibiganiro bijye bageraho biboroheye. Nicole rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Kigereki, aho risobanura umukobwa w'intsinzi cyangwa se intsinzi y'abaturage. Nicole rero ni umukobwa urangwa no kugira umutima mwiza, ni umuhanga kandi usanga ari umuntu udasanzwe, kuko akurura abantu bakamukunda kubera imico ye myiza. Nicole agira ikinyabupfura, yanga umuntu urenganya undi kandi ntabwo yihanganira abantu babikora. Nicole rero uzasanga ari wa mukobwa cyangwa se umubyeyi uzi gucunga amafaranga, ntabwo apfusha ubusa amafaranga, usanga azi kwihambira agakora icyihutirwa. Yanga umuntu wica igihe kuko akunda gahunda no gukorana n'abantu bubahiriza igihe. Nicole rero ni umunyamahoro, yunga abantu, usanga aba atuje mu byo akora kandi aba anabyitayeho. Nicole akunze kuba acecetse kandi rimwe na rimwe nta cyizere yigirira, agira amarangamutima menshi kandi buri gihe akora uko ashoboye ngo yiyumve nk'urinzwe cyangwa ufite umutekano. Nicole azi kwirwanaho ndetse no kwirinda kubera uburyo akunda kumva afite umutekano. Nicole rero uzasanga ahorana ibitekerezo bishya kandi yizera ko ubuzima buri imbere ari bwiza cyane kurusha ubwo aba arimo. Gusa ibyo akora byose arabanza akabyitondera kugira ngo yizere neza ko ibyo agamije bizakunda. Ntakunda gutsindwa mu buzima bwe Nicole. Nicole ntakunda kugaragaza ibyo atekereza cyangwa ibyo yiyumvamo, kabone n'ubwo yaba ari mu bihe bimukomereye. Mu kazi Nicole aba ashaka gukora ibintu bye byose neza n'imbaraga ze zose. Iyo ari umurimo yumva yishimiye, nyamara iyo ari ibintu adakunze ntabyitaho ndetse ashobora kugaragara nk'umunebwe kubera kutabikunda, akagaragara nk'umunebwe rwose. Nicole rero ntakunda abantu bamwitaho cyane. Iyo akiri umwana, Nicole aba ari umwana ucecetse, ugira amafuti menshi kandi ugaragara nk'uhora ababaye. Agira ubwoba cyane kandi aba ashaka ubuzima bucecetse butarimo urusaku. Aba ashobora kumva vuba ibyo yiga mu ishuri bigendanye n'ukuntu aba akunda umwarimu cyangwa se amwiyumvamo. Nicole rero uzasanga mu buzima bwe hari ibyo akunda. Muri ibyo ngibyo rero Nicole akunda kugira inshuti,
akunda kugira umukunzi cyangwa se abandi bantu bamuhora hafi kuko azi ko kugira abantu bamwitayeho ari ingenzi cyane nk'uko akenera umwuka wo guhumeka. Nicole aterwa imbaraga kandi agakurikiza ibitekerezo by'abantu akunda. Ntakunda ubwigunge, ahubwo yifuza inshuti nziza yakwiyegereza mu buzima bwe. Nicole uzasanga ari wa mukobwa cyangwa se umumama ugira ibanga cyane, ni uwo kwizerwa, azi gutega abantu amatwi, azi gutanga inama kandi inama z'ingirakamaro. Mu rukundo ni umukunzi w'indahemuka kuko azi kubabarira, kwiyunga nawe biroroha kandi azi kwita ku mukunzi we. Nicole rero ashobora kwitangira uwo akunda, akaba yakora ibisa nko kwiyibagirwa kugira ngo ashimishe uwo akunda. Nicole ashyira imbere cyane umuryango we, Nicole agashyira imbere cyane umukunzi we n'inshuti ze imbere mu buzima kurusha uko yashyira imbere akazi akora. Rero mu mirimo uzasanga ba Nicole biyumvamo bakunda gukora, usanga ari imirimo aba yumva yakora nk'ijyanye no kwigisha, imirimo imusaba gutega abantu amatwi cyangwa se no gufasha, gucuruza no kwita ku bana. Rero nizere yuko ba Nicole mwese aho muri munogewe n'ubusobanuro bw'amazina yanyu, n'abafite inshuti zitwa ba Nicole, nizere ko murushijeje kumenya imyitwarire n'imico y'inshuti zanyu, mukajya mumenya uko mubatwara muri relationship yanyu, igakomeza ikaguka, ikavansa, ikagera imbere, ikanagera kure. Mbashishikariza kuzongera gukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Naho ubutaha, amahoro y'Imana abane namwe. Bye.